Yes, mbahaye ikaze. As you know, it's your boy Kelvis bro. Nagarutse na opportunity zo kujya gukorera hanze, kujya kwiga hanze, ubwo ni hanze y'igihugu cyawe. Uburi mu Rwanda, uburi Burundi, uburi Uganda, ebana iki kiganiro ngushishikariza kukireba ukakigeza ku musozo. So, ari hashize nk'amezi abiri ntakora nabuze YouTube channel zanjye ebyiri. Ni ibintu bitari byoroshye. Ariko umuntu wansubije inyuma barampakinze n'imashini database zose nari mfite mu z'akazi ndazibura. I lost everything. So twakomeje babantu bakoze application ya Germany, Canada, Poland, Luxembourg, bebutse yuko iz application n'ubundi twageze muri season yazo zagarutse. Ushobora kuba yatendinga ukayikorera cyangwa se ukayikorerwa no mu agent. Mwibutse yuko iyi application ushobora kuba wayikora nta n'ijana ufite. Gusa amafaranga yo gukora application yo uba ugomba kuyatanga n'amafaranga makeya cyane, ni nko kwiyandikisha mbega. So ntabwo birimo scam, nibyo ngira ngo ngusobanurire byumve neza. Icyo utari buze gusobanukirwa urambaza, kuko hari n'abagiye benshi muzajya mubibona muri comment eba. Amaze kugenda abantu benshi. So ngwaye ikaze, niba ari ubwa mbere tubanye kora subscribe tukomeze tuzamuke. YouTube channel nkwibutsa ko ari yawe ntabwo ari yanjye, kuko ibiganiro byinshi shyiraho ni wowe bigirira umumaro akenshi. So ngwaye ikaze urisanga kuri YouTube channel yawe. Reka mpere kubashaka gukora application ndibuze kuba nasoreza ku bantu bayikoze. Niba ushaka gukora application yo muri Canada cyangwa se Luxembourg, Germany, requirement uba ugomba kuba ufite nizo ngiye kukugezaho right now. First of all, habanza imyaka. Uri munsi y'imyaka 18 ntabwo bikunda, bisaba kuba uri above 18 years. Kandi ikindi ugomba kuba ufite passport. Iyo ukoze application bakwishyurira visa, bakakwishyurira na tike. Application iyo ikoze nyuma y'amasaha 72 ubona result. Mwibutsa yuko iyo bakwishyura ibintu byose, tike, visa, accommodation, ibyo bintu iyo wageze mu kazi uratangira ukishyura amafaranga gake gake. Contract baguha ni contract y'umwaka. Ubundi abari contract y'umwaka, ushatse wakongeza imyaka 2, ariko contract ya mbere aba ari umwaka wose. Iyo irangiye ushobora kuba wataha mu gihugu cyawe, ushobora kuba wajya gukora izindi company, ukora icyo ushaka uri free. Nyine uba wigenga. Ariko igihe kiri muri contract, tuvuge watangiye application, visa warayibonye na tike kuko barayiguha, uhise kubacika. Mwibutsa yuko hari umu agent uba ushinzwe nyine. Kuri ba bantu sasa bashaka kwikora application, ahantu mwebwe ni iki mugombwa, ni ze requirement mugomba kuba mufite. Requirement mugomba kuba mufite n'ubundi ni nk'ibisanzwe, ni nk'izabakorewe application babikorewe n'aba agent, ni passport no kuba ufite imyaka, utanga na email yawe kugira everything, buri step yose mugezeho ubundi bita ko biza kuri email yawe, na visio yibonye biza kuri email yawe, na ticket y'indege bayigwa kuri email yawe. Mwibutsa yuko babana bataba bazi kwitegera kuko biragora cyane. N'ubundi hari umuntu ubategera iyo ibyo byose byarangiye, igihe cyageze cyo kujya mu kazi. So nuko vuga ngo wa muntu uzikorera application, tike urayishyuriraho ntabwo babikwishyurira, kuko already baba bamaze kwinjira nyine muri application umeze nka independent applicant. Uburi independent nyine wowe urabyikorera. Ari doki yo abyikoreye, doki mu bundi uwo mu agent wowe umeze nka wabyikoreye mu agent nyine ubundi busanzwe bigukorera. Hari doki mawe aba afite yerekana yuko ari we wakwapplyingiye, kuko ni umukozi wa company n'ubundi ahembwa bitewe nabo ya applyingiye. So iyo document wowe uburi independent nyine abari wowe kubgawe abona uri kumva. So iyi
iyi document ni ukuvuga ngo ifashe indege na address byose uba bifite, ubwo nyine uba uri nk'umusirimu ebana mu mutwe nyine uba uri umusirimu, uragenda ukigeza hehe headquarter abe Kigali irahari. Ariko iyo ufashe indege before yuko ugenda ubanza kunyura kuri headquarter bakagusinyira ibintu byose, and then ugafata indege ukagenda mu kazi. Niba ari Luxembourg, niba ari Germany, ahariho hose igihugu ugiye gukoreramo iyo company n'ubundi hose ibifite biro, ibifite headquarter muri icyo gihugu. Iyo ugezeyo ku kibuga cy'indege nk'ibisanzwe baza kugutega. Iyo baje kugutega briefings ko aba ari abantu benshi, aba ari abantu benshi, bakakwereka ahantu ugomba kuba, ushatse wakifatira n'inzu yo kubamo ku giti cyawe. Nababwiye yuko accommodation bayikwishyurira aho kuba amezi 3 ya mbere ntabwo babishyura accommodation, ariko nyuma yaho iyo wafashe private house urayishyurira. Ariko uba mu mazu y'abakozi nta kintu wishyura, ariko uba muri private house nyine inzu yawe wowe wikodeshereza, ikintu kiba rero niki, amafaranga yawe uyafata yuzuye, ibintu byose ukabyimenyera n'amadepansi yawe yose. Ariko igihe uba mu mazu ya company niyo igira ute, igira udufaranga duke gukata, ntabwo biba bimeze nk'umuntu wikodeshereza dukeya cyane. Kandi mwibutsa yuko bagwaniriza n'amafaranga yo kurya iyo ikigerayo.